Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bidasanzwe byaranze ubuzima bwa Papa Cyangwe. Uyu nguyu rero amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi bakaba baramwise Abijuru King Lewis, akaba yaraje kwinjira mu muziki mbere y'umwaka wa 2020 yiyita amazina ya King Lewis, ariko nyuma yo guhura na Rocky akaza kumwita Papa Cyangwe. Mu bintu bidasanzwe byaranze ubuzima bwa Papa Cyangwe harimo kuba uyu nguyu yarakuze rero yumva azaba umukinnyi w'umupira karahabutaka, dore ko yakuze akinira amakipe agiye atandukanye, cyane ko yanakiniraga ikipe y'ikigo yizeho secondaire. Ikindi kintu kidasanzwe kuri uyu muhanzi Papa Cyangwe nuko ngo yakuze atinya mama we. Mu nkuru yasangije abakunzi be akaba yaravuze ko rero rimwe bigeze kumwirukana ku ishuri bakamutuma umubyeyi akabona atakwegera mama we cyangwa se ngo amubwire ko bamwirukanye kubera ukuntu yamutinyaga cyane, ahubwo agahitamo gusaba abayobozi ko bamuha igihano icyo ari cyo cyose ariko ntibamwirukane. Icyo gihe bamuhanishije gukora amasuku muri toilette zose z'ikigo yigagamo, ahitamo rero kuza kubikora, dore ko iki gihano yagikoze umunsi wose asukura toilette aho kugira ngo ajye kuzana umubyeyi we kuko yamutinyaga cyane, yatekerezaga ko ashobora kuba yamuhana bidasanzwe. Ikindi kintu kidasanzwe kuri Papa Cyangwe ngo yiga senior 4 cyangwa se mu mwaka wa 4, akaba yaraje kubona umukobwa mwiza cyane bigaga mu kigo kimwe akamukunda, ariko uwo mukobwa akaba yari umusirimu cyane byatari, dore ko uyu mukobwa yari afite n'undi muhungu bakundanaga w'umustari bya danje, kandi Papa Cyangwe we yari umuntu uri aho ngaho kandi usanzwe aho bita bakamanayo, akabona rero gutsindira uwo mukobwa bizamugora. Yaje kwigira inama yo kwegera inshuti ze azibwira ko akunda uwo mukobwa. Mu nama rero zamugiriye zambwiye ko uwo mukobwa uwo musheri we ari umuntu w'umustari byatari kandi ari umuntu w'umujene uba uri smart. Bamubwira ko rero nawe bisaba ko yagira akana akora kazagaragariza uwo mukobwa ko nawe ari umujene kandi ari umusirimu. Papa Cyangwe nta kindi yakoze usibye kwishiraho tatuwaje. Icyo gihe rero akaba yarishizeho tatuwaje kugira ngo yemeze uwo mukobwa ubwo yajyaga kumutereta, akaba yari yashizeho tatuwaje ku kaboko kugira ngo uwo mukobwa naza kuba ari kumutereta abone ko nawe ari umuntu w'umusani, bize kumworohera kuba yakomveka uwo mukobwa. Tatuwaje ya mbere rero Papa Cyangwe yashyizeho akaba yari yarayishyizeho kubera uwo mukobwa yari agiye gutereta ubwo yigaga mu mwaka wa 4. Ikindi kintu kidasanzwe kuri Papa Cyangwe, uyu nguyu mu minsi yashize akaba yaratangaje ko uwitwa Fata ku mavuta ari umwe mu batumye yirukanwa iwabo, dore ko Papa Cyangwe ubwo yatangiraga imiziki yiberaga iwabo, ariko ubwo Fata ku mavuta yatangazaga ko Papa Cyangwe hari umukobwa yateye inda. Ibi ngibi rero byatumye iwabo bamwirukana ndetse bimwangiriza n'ubuzima, dore ko yahise atangira kwibana, yahise yisakamo amafaranga make yari afite akajya gukodesha inzu mu buzima butari bumworoheye cyane, dore ko n'uwo mukobwa bakundanaga izo nkuru zigisakara ko ashobora kuba yaratewe inda na Papa Cyangwe, iwabo bahise bategeka uyu mukobwa gutandukana na Papa Cyangwe burundu. Papa Cyangwe yaje kubyakira, hanyuma akomeza gusohokera ahantu basohokeraga we n'uwo mukobwa, dore ko yanaje kwakura undi mukunzi. Uyu mukunzi rero akaba ari nawe baje kubyarana umwana w'imfura yiwe. Papa Cyangwe rero ubu ngubu akaba ari umugabo wubatse ufite n'umwana. Ibi ngibi rero akaba yarabitangaje umwaka ushize, aho yatangarije abakunzi be nyuma yo kugirirwa umugisha akabyara we n'umukunzi we, baje guhitamo rero kubana, bakaba baranabigaragaje umwaka ushize ubwo yiteguraga gukora igitaramo yari yise Papa Cyangwe 5 years experience. Igitaramo rero cyagombaga kwizirizwamo imyaka 5 yari amaze mu muziki. Igitaramo rero akaba yaragikoze ku itariki 22 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2025, akagikorera muri Kigali Universe. Iki gitaramo akaba yaranamuritsemo album ye ya kabiri yise Now or Never. Iyi ngiyi rero ikaba yarakurikiye yari yarasohoye mu mwaka wa 2024 yari yise Live and Die. Papa Cyangwe winjiye mu muziki ariko atazwi cyane, akaba yaranabifatanyaga no gucuruza imyenda, aho yacururizaga rero Rocky akaba yarahahiraga cyane bakaza kuba inshuti. Nyuma yo kumenyana na Rocky Kimomo, uyu nguyu rero yaje kumenya ko Papa Cyangwe asanzwe ari n'umuririmbyi. Hanyuma mu biganiro bagiranye Rocky akaba yaramwemeye kuba yamwamamariza indirimbo ze. Mu gutangira kumwamamariza indirimbo ze, Papa Cyangwe yari afite indirimbo ariko atazwi. Rocky atangira kugenda yamaza indirimbo ze uko yagendaga atangiza film. Abantu baje kumenya cyane birangira Rocky amwinjije muri Rocky Entertainment. Iyi ngiyi rero ikaba yaratangiye kurebera inyungu za Papa Cyangwe, aho yahise akora indirimbo zitandukanye harimo iyitwa Ngaho yabashije gutuma abantu bamumenya cyane. Papa Cyangwe rero witwaga King Lewis, Rocky kubera ko yakundaga kumuhahiraho imyenda myiza akamwita ko ari umuntu wamuhaga ibyangwe, yaje kumuha izina rya Papa Cyangwe. Papa Cyangwe akomezanya izina gutyo. Papa Cyangwe yaje gukora indirimbo zigiye zitandukanye, dore ko yakoze indirimbo zigera muri 6 ubwo yabarizwaga muri Rocky Entertainment. Muri izo ndirimbo rero akaba yarakozemo iyitwa Ngaho,
Kimomo, agakoramo iyitwa Kunsutsu, agakoramo iyitwa Imbeba, agakoramo iyitwa Nzonze, agakoramo n'izindi ndirimbo nyinshi cyane harimo na Abambe yakoranye n'umuhanzi Soshomura. Iyi ndirimbo rero ikaba yaranagaragayemo Rocky Kimomo ngo hacicikanaga inkuru z'uko yaba yateye ivi, murabyibuka cyane kuko mu mashusho yagaragaye Papa Cyangwe ifashije Rocky Kimomo atera ivi umukobwa. Nyuma yaho Papa Cyangwe yaje gutandukana mu mwaka wa 2021 na Rocky Entertainment. Ubwo rero yavugaga ko uyu nguyu Rocky Kimomo nta kintu amuhamo biva mu muziki wiwe. Gusa Rocky mu biganiro inshuti ze zatangaje zavuze ko mu byo Rocky yavuze kuri uyu muhanzi Papa Cyangwe, yabajije niba koko Papa Cyangwe byari bishoboka kuba yakwinjiza amafaranga mu gihe cya corona, dore ko uyu nguyu rero yamuzamuye mu bihe bya corona kugira mu mwaka wa 2021 akaba aribwo Rocky yabonaga ko ashobora kuba yasapotinga uyu muhanzi noneho akabona ku mafaranga, dore ko bari baratangiranye mu mwaka wa 2020 aribwo covid yari imeze nabi. Gusa akaza kumenyekana ngo Rocky we yabonaga ko Papa Cyangwe mu mwaka wa 2021 aribwo yatangira kurya ku mafaranga, ariko Papa Cyangwe we ahita avuga ko atiteguye gukomeza gukora agatwiko katinjiza, aribyo yavugaga ko abahanzi bari gutwika gusa ariko nta mafaranga ari kubonamo, ahubwo bikarangirira mu gutwika gusa. Nuko baje gutandukana. Papa Cyangwe rero ahita anasohora icyitwa extended play yasohotse yitwa Sitaki, bisobanura ngo ntago mbishaka, aho yavugaga ko adashaka agatwiko katinjiza gutyo guhorana uko nguko yahoranaga na ba Rocky ariko nta kintu akuramo. Iyi EP yasohotse iriho indirimbo zigiye zitandukanye, irimo n'iyi ndirimbo yitwa Sitaki yari mu bwoko bwa ya ndirimbo yakoze bwa mbere yitwa Ngaho, kuko niyo yagarukaga kuri saga zagiye ziba mu Rwanda, dore ko yanibasiyemo uwitwa Rocky Kimomo. Ku itariki ya 8 z'ukwa 12 umwaka wa 2021 nibwo Rocky yashyize hanze itangazo rigaragaza ko Papa Cyangwe yasezeye muri Rocky Entertainment ku bushake bwe. Hanyuma Papa Cyangwe nawe rero akaba ibingibi yarabikomojeho avuga ko azabigarukaho neza ku itariki ya 24 z'ukwa 12 umwaka wa 2021 ubwo yagombaga gushyira hanze album ye Sitaki. Iyi album rero ikaba yari kubiyemo indirimbo zigaruka ku buryo yabanye n'aba bagabo, gusa nanone akabashimira ko baramufashije izina rye bakarimenya cyane byatari. Papa Cyangwe mu mwaka wa 2024 akaba yaraje kubura YouTube channel ye, bikaza kumusaba no gutangira indi YouTube channel, ariko bikaza gukunda bikamuhira akongera akanagarura n'indirimbo 6 yari yarakoze bwa mbere zatumye abantu bamenyekana, harimo na Kunsutsu yakoranye na Juno Kizigenza, Nzonze yakoranye na Orege wo mu Burundi n'izindi zigiye zitandukanye. Kuri ubu ngubu Papa Cyangwe afitanye indirimbo na Marina Deborah. Iyi ngiyi rero ikaba yitwa Sa, ni indirimbo basohoye muri uku kwezi kwa kabiri tariki 20 umwaka wa 2026, ikaba imaze kureba n'abarenga ibihumbi 128 mu minsi ine gusa imaze isotse. Papa Cyangwe afite album ebyiri, harimo iyitwa Now or Never yasohoye mu mwaka wa 2025, akagira iyitwa Live and Die yasohoye mu mwaka wa 2024, ndetse akagira n'iyitwa Extended Play harimo South Africa. Ingi rero ikaba igizwe n'indirimbo 7. Siyo gusa kandi afite na Sitaki nayo igizwe n'indirimbo 7. Uwo ni Papa Cyangwe. Niba hari undi muhanzi ushaka kumenyaho ibintu bidasanzwe byamuranze mu buzima bwe, wanyandikira muri comment ubutaha nkazamukomoza. Nge ndi Tiger the Great MC Sway.